twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe, tariki 21 Ugushyingo 2025, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya aturwa Imana mu ngoro. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cya mbere cy'Abamakabe, umutwe wa 36 kugeza ku 37, uwo 52 kugeza ku 59. Bamaze gutsinda, Yuda n'abavandimwe be baravuga bati, dore abanzi bacu bamaze gutsindwa, ni mucyo tujye guhumanura ingoro no kwiyegurira Imana. Ingabo zose zirakorana, barazamuka bajya ku musozi wa Siyoni. Mu mwaka w'149 kuwa 25 ukwezi kwa 9, ariko Kiselewu babyuka mu museso, maze batura igitambo gitegetswe ku rutambiro rushya rw'ibitambo bitwikwa bari bubatse. Urutambiro bararutaha mu majwi y'indirimbo n'inanga z'amoko yose n'ay'ibyuma birangira. Ibyo bibera igihe kimwe no ku munsi umwe n'uwo abanyamahanga bandavujeho urutambiro rwa mbere. Rubanda rwose rurapfukama rurasenga, berekeza ibisizo byabo kuri Nyir'ijuru wabahaye gutsinda. Mu minsi 8 yose begurira Imana urutambiro, baturana umunezero ibitambo bitwikwa, ibitambo by'ubumwe n'ibyo gushimira. Urukuta rw'imbere rw'ingoro bararutakisha amakamba ya zahabu n'izindi mitako n'indi mitako, bongera gusana imiryango n'ibyumba babishyiraho inzugi. Rubanda rwose rusabwa n'ibyishimo, isoni bari baratewe n'abanyamahanga zirasibangana. Nuko Yuda hamwe n'abavandimwe be n'ikoraniro ryose rya Isiraheli bemeza ko iminsi yo kwegurira Imana urutambiro izajya ihimbazwa mu gihe cyayo buri mwaka. Ibirori bikamara iminsi 8 mu byishimo no mu munezero kuva kwa 25 w'ukwezi kwa Kiselewu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kwakira ijambo ry'Imana ni igisingizo dusanga mu gitabo cya mbere cy'amateka, umutwe wa 29 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Uragasingizo Nyagasani, nihasingizwe izina ryawe rihebuje. Uragahora usingizwa Uhoraho, Mana y'Isiraheli, umubyeyi wacu, ubu n'iteka ryose. Ubuhangare, ububasha, igitinyiro, icyubahiro n'ikuzo ni ryawe Nyagasani. Ibiri mu ijuru no ku isi byose niwo bikesha kubaho. Uhoraho niwo mwami usumba byose. Icyitwa ubukungu n'ikuzo cyose niwo biturukaho. Niwo ugenga byose. Mu kiganza cyawe harimo ububasha n'imbaraga, ukuboko kwawe gufite ubushobozi bwo gukomeza no gucogoza byose. Uragasingizo Nyagasani, nihasingizwe izina ryawe rihebuje. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 19 umurongo wa 45 kugeza kwa 48. Muri icyo gihe Yezu yinjira mu ngoro y'Imana, atangira kwirukanamo abacuruzi. Arababwira ati, haranditswe ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengeramo, naho mwe mwayigize ubuvumo bw'abambuzi. Buri munsi yigishirizaga mu ngoro, abatwaraheza bitamo n'abigisha amategeko kimwe n'abakuru b'umuryango bashaka ukuntu bamwicisha. Nyamara ntibabona aho bamuturuka, kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi bitaye cyane ku byo yavugaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Rubanda rwose rwari rumuteze amatwi bitaye ku byo yavugaga. Uyu munsi dufite amahirwe akomeye kuko turi kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Tugiye kumuhimbaza, umubyeyi utagira inenge, Bikira Mariya. Ubwo twizihiza umunsi yatowe Imana mu ngoro, la vie consacrée, uturwa Imana. Batubwira ko Bikira Mariya yatuwe Imana akiri muto, nuko aguma mu ngoro Yerusalemu akorera Imana. Ibi birabatwerekeza cyane cyane ku buzima bw'uyegura Imana, gukorera Imana mu ngoro ntagatifu. Ni nabyo cyane cyane byerekeza ku masomo y'uno munsi, ntabwo atandukanye cyane n'uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya. Ubuzima bwo gukorera Imana, ubuzima bwo kwiha Imana, la vie consacrée. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo ikubiye muri aya masomo n'ubuzima bw'umutagatifu cy'abaduhimbaza yitwa ngo isuku mu ngoro y'Imana. Iyo mpuruza rero irakureba nanjye irandeba, kuko uraza gusanga ushobora kuza gusoza watsinzwe kubera ko yawe ushobora kuba hari umwanda, hashobora kuba hari isayo. Ni ngombwa rero isuku iranga abari mu ngoro y'Imana, abaturwa Imana mu ngoro.
ese nawe watuwe Imana? Ese nawe uri uw'Imana? Ese nawe wiyeguriye Imana? Akenshi kwiyegurira Imana ntubyerekeze cyane cyane ku bihaye Imana. Buri wese yeguriwe Imana nko tugiye kubyumva muri iyi nyigisho ya none. Iyi nyigisho irakureba nanjye irandeba, kuko twese turi ingoro z'Imana. Mu kuzirikana ku isuku igomba kuranga abari mu ngoro y'Imana cyangwa abagiye mu ngoro y'Imana cyangwa abava mu ngoro y'Imana, reka tuzirikane ubwoko butatu bw'inzu. Uraza gusanga muri ubwo bwoko hagombera isuku. Muri ubwo bwoko bw'iyo nzu hagombera ko haba hatunganye, guhegurira Imana. Inzu ya mbere iraza kwitwa inzu y'Imana, ariyo kiliziya. Inzu ya kabiri ni yitwa inzu y'iwanyu, urugo rwanyu. Inzu ya gatatu inzu y'iwawe. Iwawe uraza kumenya isuku ugomba guhakorera hose. Reka duhere ku nzu ya mbere, inzu y'Imana. Iyo bavuze inzu y'Imana byerekeza kuri kiliziya. Hano twinjira tugatura igitambo cy'Ukarisiya, hano twinjira tugahasingiriza Imana, hano twinjira ya ngoro yubakishijwe ibi bintu bifatika, amabuye, amatafari, umucanga, sima n'ibindi byose bifatika. Aha ngaho turahinjira kugira ngo duhasingirize Imana. Ni naho twumvise cyane cyane isomo rya mbere ryo mu gitabo cya mbere cy'Abamakabe, uburyo umwami n'abambari be bari banduje ingoro y'Imana. Nuko Yuda Makabe aza kwadukamo n'ishyaka kurwanira amategeko y'Imana. Ubwo bari banze kurya inyama zavuzwaga n'amategeko kubera ko zatuye ibigirwamana, ubwo birangira bahunze. Uyu munsi turabumva bagaruka nyuma yo kurwana urugamba rukomeye rw'amategeko y'Imana ngo baje gutsinda. Rero bagarutse kugira ngo bahumanure ingoro y'Imana, bongere bahashyire isuku kubera ishyaka ry'ingoro y'Imana bafite. Bati ni mucyo tujye guhumanura ingoro y'Imana no kwiyegurira Imana. Amen, amen, amen. Ngira ishyaka rigomba kuranga abinjira mu ngoro kwihumanura, ngiye isuku y'ingoro y'Imana. Mu ivanjiri uno munsi iri shyaka ry'aba Bayisiraheli, Abayahudi, rirerekeza ku ishyaka Yezu afitiye ingoro y'Imana. Ubwo ayinjiyemo akabona bari guhacururiza, nuko agahirukana nk'abacuruzi bari gucururiza mu ngoro y'Imana. Akababwira ati iyi nzu ni inzu yo gusengeramo, inzu yo gusengeramo Imana. Ngira ishyaka rigomba kuranga abari mu ingoro y'Imana. Iyo ngoro rero y'amabuye igaragara ni ngombwa kwigirira isuku, twirukana nk'ubucuruzi bwose, ubwambuzi n'ibindi byose bidakwiriye Nyagasani. Ingoro y'Imana ni ingoro gusengeramo, inzu y'Imana, kiliziya. Inzu ya kabiri ni inzu y'iwanyu. Iwanyu aho uba, aho utuye, muri famiye, mu rugo rwanyu. Iyo nzu ikiranga ni inzu duhuriramo n'Imana. Mu gihe ya mbere kiliziya ari inzu y'abayoboke b'Imana, aho bahurira n'Imana ndetse aho abavandimwe banahurira. Inzu ya kabiri nayo ni inzu duhuriramo n'Imana mbere na mbere, tugahoramo n'abavandimwe bene wacu, inshuti n'abavandimwe hahandi wacu. Aha naho bigombera isuku. Nibwo uzasanga ikiba kibabaje muri iyi nzu aho iwacu hari benshi bahihunza, nk'abagabo bihunza ingo zabo, nuko tukaharekera bamwe, abandi tukajya kubuyera n'ibindi byinshi cyane bidakwiye ko tutajya dutaha inzu zacu aha tuba. Aha tuba rero ubwo duhurira n'Imana n'abavandimwe, ni ngombwa kuba duhari koko. Iyi nzu yacu tukayirira isuku, kuganira, gusabana, kubana neza nk'abari mu rugo rumwe. Iki nicyo kiranga abatuye inzu imwe, abo mu muryango umwe, kuko umuryango ni kiliziya ntoya. Ngaho aho turererwa, ngaho aho dukurira, kugira ngo turerwe uburere bwa Kristo. Iyi nzu, inzu y'Imana iwacu mu rugo. Bya bindi by'uko nyine uburere butuvuke. Babyeyi, iyi nzu niyo gukorerwamo isuku, cyane cyane igihe dusengeramo, tukarereramo, tukitwara neza, tukabana n'abandi muri iyi ngoro. Inzu ya gatatu ni inzu y'iwawe, y'iwanjye, umutima. Aha ngaha naho duhurira n'Imana, ngewe n'Imana, wowe n'Imana. Wa mutima nama ryajwi ry'imbere ritubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Iyi nzu ya gatatu, umutima nama, irakomeye cyane, kuko niho Imana ituye, tugaturana n'Imana. By'umwihariko we nanjye, by'umwihariko we n'Imana ku giti cyawe, nta bandi usiganya. Iyi nzu irakomeye cyane, ubwo tugomba kuyubaha.
ntimuzi se ko muri ingoro y'Imana kandi ko y'Imana batuyemo, guturwamo n'Imana, kugumana n'Imana, kubana n'Imana mu ngoro yayo ntagatifu. Izo nzu zose icyo zihuriyeho nuko duhuriramo n'Imana, ahandi tugahura n'abavandimwe, guhura n'Imana. Hanyuma nk'uko tubizi, Imana ni nyir'ubutagatifu, ni nyir'ubutungane, ntawakwihandagaza rero ngo yegere nyir'ubutungane kandi ari nyir'umwanda. Bidusaba rero isuku, ngiye impuruza ya none, isuku mu ngoro y'Imana, kugira ngo natwe twiyegurire kugira ngo natwe twiyegurire Imana buri munsi. Ngiye rero ingoro y'Imana, aho tugomba kugana tugasingiriza Imana. Mubyeyi, uracyaheruka isuku mu ngoro y'Imana? Iwawe izo nzu eshatu uracyazikorera isuku? Niba ukizikorera isuku, bizatuma wishimira guhura n'Imana, bityo ingoro y'Imana ntibe yo gusengereramo, ahubwo gusengeramo, kuganiramo n'Imana, guhuriramo n'Imana, nibyo bizaguhesha amahoro. Mubyeyi, iyi nkuru yumve, kuko wasanga ingoro y'Imana utakikandagiramo, cyangwa wasanga warayujemo imyanda, imyavu, ibyondo, isayo, none koko ukaba ubihiwe, ukaba unaniwe, ukaba utakegera Imana uko bikwiye. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuhanzi, umusore waririmbaga muri korali w'umukristo wundi w'indani, ngo igihe cyaje kugera ngo hari habaye ibirori bikomeye by'umujenerali, nuko aza gutegeka ngo nubwo ntari umukristo bwose, ariko ndifuza ko ibirori byanjye hazaba harimo indirimbo, bari gukina indirimbo, bari kuririmba indirimbo z'Imana. Rero mugende mushakire umudije, umuntu uzi ikoranabuhanga, maze azirirwe nyine kuri ibyo byuma acuranga indirimbo z'Imana. Nuko baragenda bamushakira umuntu wagombaga kubimutunganyiriza, uwo bari bizeye, wa musore bari bizeye, kuko bagomba kumuhemba amadolari 500 kugira ngo acurangire ubwo bukwe, ashyiremo indirimbo z'Imana. Nuko aragenda, wa musore amaze kumurarika ko agiye gukorera urufaranga rushyushye kuri uwo munsi mu bukwe bwa generale, afata icyemezo cy'uko ajya gushakisha indirimbo nyinshi za liturujia z'Imana kugira ngo aze kuryoshya nyine ubwo bukwe bwo mu generale warize icyifuzo cye. Nuko wa musore ngo arakugendeye, ngo yari afite telefone ikomeye cyane kandi ihenze, ngo yari ifite giga zigera muri 500, iremereye cyane, ikomeye cyane. Nuko ngo aragenda ajye gusaba nyine uturirimbo tw'Imana. Ngo ageze ahantu yagombaga kudusaba, ngo bashyizemo telefone kugira ngo yakire za ndirimbo, bayishyiraho za ndirimbo ntizijyeho. Bakamusubiza bati full memory card, ngo memory card yawe yaruzuye kera. Wa musore agira ikibazo, memory card iriho giga 500, ko ariho mperutse kuyigura, ko ari nshyashya, bigenze bite kugira ngo akaririmbo ka megabyte 5 nikabe kajyaho? Bigenze bite? Nuko nyiri kumushyiraho indirimbo aramubwira ati erega biragusaba kubanza gusiba ibi biriho kugira ngo izi ndirimbo zijyaho. Nuko bagiye kureba ibiriho, basanga neza aragahoma munwa, birabatungura cyane. Basanga ibyari biriho ari ibifilime bikomeye cyane bya pornography by'urukozasoni, ibifilime by'ibishenzi ari byo birunzeho. Nuko wa musore ngo yajya kubisiba, akongera agakoma agatima ati harya ningasiba nzagongera ngakurehe, aka gafilime namutse ngasibye nazongera kugafatira hehe. Nuko ahera muri urwo yajya koherezaho akaririmbo ati full memory card ntibishoboye kujyaho, uyu mwanya ntushoboye kuboneka. Nuko ahera muri urwo, uko ashaka kugira akasiba bikamunanira, yashaka gukohereza akaririmbo, umutima wundi ukayagambura uti aka kantu ugiye gusiba kutazongera gukabona kandi ujye ukareba akenshi. Ahera muri urwo kugeza bwa bukwe burinda hafi burangira, uwacu akiri gushaka ako yasibaga akabura, zajiga 500 nta nimwe arakoraho kugira ngo abashe gushyiraho akaririmbo ka mega nation. Abumva ikoranabuhanga muri kumva itandukanyirizo riri hagati ya giga ndetse na mega. Ahera muri urwo bwa bukwe buza kurangira, ngo kuko y'amadolari 500 atabaye kiyabona, kubera ko hanze gusiba za giga 500 zari ziri kuri memory card, full memory card yaruzuye. Nta hantu wabona ucisha akaririmbo cy'Imana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Mubyeyi, urumva icyo gihombo cy'uyu musore umuririmbyi
umuhanzi mubyeyi ngiye gukwegereza ubushakashatsi ariko ukomeze ushakashake. Iyi memory card twayijyanye n'umutima wacu, akenshi uba wuzuye ibyaha, ni ku mwanya wo kuganira n'Imana ukabura. Wa mwanya twahariye Imana tukawubura. Hari ubushakashatsi, iyo bavuze ubushakashatsi biba bishatse kuba biracyakomeza. Rero ntugarukira ngo ukomeze ushakashake. Ngo shitani wikunda abantu basambana. Ngo kubera iki? Ngo kubera ko icyaha cy'ubusambanyi kwa Sekibi, ya telefone ya Sekibi kiza muri jiga, mu gihe ibindi byaha byo biza muri za kilobyte na za megabyte. Abazi ikoranabuhanga muri kumva izo ngere z'ibyo byaha. Nuko rero ngo iyo usambanye kenshi, bishatse kuvuga ko ndavuze ya ngoro y'Imana, ngo memory card yindi irushaho kugenda yuzura vuba na bwangu. Bashyiraho agasengesho full memory card, byaruzuye kera. Washyiraho akarimbo k'Imana full memory card, washyiraho akarimbo ka liturujia full memory card, washyiraho akarimbo nzasanga Mariya, washyiraho akarimbo turatumiye Bikira Mariya, washyiraho akarimbo ati nahisemo kumujanya Nyagasani, ndikabe kajyaho. Kubera iki? Zajiga 500 zose nta n'umwe ushaka kwivaho, zose ziracyapfundikiye kubera ibyo wagiye urundaho imyavu, imyanda, isayo, ibishenzi, ibishegu n'ibindi byinshi cyane bizitira isengesho. Reka dusoreze ku bintu bitatu nk'uko twatangiye none ku nzu 3 biza kugufasha kureba harya ubu wasanga nanjye memory card yanjye yarabaye full, yaruzuye. Impamvu utakinjira muri kiliziya, muri chapelle, kandi uri niwe Hayimana, kandi byaba padiri masere frere mbega wowe wasanga nawe utakinjira mu ngoro y'Imana, muri chapelle, muri kiliziya. Ngo impamvu bishoka ko utakinjira muri kiliziya ngo wumve yishimiye, wasanga nawe memory card yarabaye full, yaruzuye. Ndagasengesho ntaho kafata, agasengesho kajya kujyaho kakabura aho gafata. Kubera iki? Nyine haruzuye. Hari ibintu byinshi cyane wujuje iyo ngoro y'Imana bidakwiye. Impamvu iwanyu udahisanga, udahishimira, kenshi bikunze kuba ku bagabo benshi, aho adashaka gutaha mu rugo akitahira amajoro, ndashake gutaha mu rugo rwe hakibona, nuko nta mwanya w'isengesho ukirimo. Abandi mu rugo baricara bagasenga, bagasingiza Imana, ariko impamvu uticana abandi ngo umusengane, nuko umwanya w'isengesho nyine hahandi isengesho ryari kujya haruzuye. Hari ibyo wahujuje bibi bidakwiye, isayo, umwanda, zangeso mbi, none memory card yabaye full. Icya gatatu ni mu ngoro y'indani imbere mu mutima. Impamvu bihiwe uri mu buzima bushaririye, nuko agasengesho kabuze aho gafata. Agasengesho kajya kwinjira, ndi kuvuga agasengesho ntabwo ari kugatubya, ahubwo no kugira ngo nkwereke uburyo Imana yabuze umwanya wawe cyangwa uwanjye. Yajya kwinjira mu mutima ugasanga hari ibintu bitsemo umwanda, ishyari, ubwomanzi, ibiyobyabwenge byiparitse mu mutima wawe, umujinya, uburakari, urwango byiparitse mu mutima wawe. Isengesho ryikabura ahantu neza ryakwigwa. Wajya gushyiraho agasengesho ati full memory card, kaza kurangira bwabo kutabutashye kubera ko nyine memory card yabaye full. Uzasanga imitima yacu inangiye, iri kure y'Imana. Umwanya w'Imana hari ibindi wagiye ushyiramo ibiyobyabwenge, wagiye ushyiramo inzoga, ushyiramo ibintu by'ubusinzi, ushyiramo ibintu by'ubusambanyi, ubusambo n'ibindi byinshi cyane byicotse mu mutima wagira ngo wabaye ingarani. Nuko rero ikibabaje, umuntu akubwira ati tujya mu ngoro y'Imana, hoya, ukiryamira ibitotsi bikaza, ubunebwe, niba wakikoze ingoro y'Imana ugahimba impamvu zishoboka n'izidashoboka, imirimo y'urudaca bikaza gukubuza ingoro y'Imana ntuzongeye kwinjiramo, kandi byaba. Ariko wakubwira uti tujye bunyanaka, tujye gusengera, karame papa, tujye kugura agacupa, karame papa, tujye gusengera. Ugasanga kenshi twabona n'ibyo byose bitwandavuza, ibitaramo n'ibindi byinshi cyane bituma tutagera Imana uko bikwiye. Ariko umwanya w'agasengesho wagira ati full memory card, memory card yawe yaruzuye, umutima waruzuye, nta hantu ufite nyine Imana yajya, kuko warunze mu bindi byinshi cyane mu mwanya w'Imana. Nawe kuri uyu munsi wo kwegura Bikira Mariya mu ngoro, nawe ngero urebe ingoro yawe, ibyo wayeguriye, abo wayeguriye atari Imana. Kandi byaba mu byo Bikira Mariya dusabire, wowe ushobora kwegurirwa Imana akiri muto, nawe nanjye dushobora kwiyegurira Imana bigakunda. Imana akaba ari ituri wacu. Nawe rero nkuragije umubyeyi Bikira Mariya
nanjye natwe akomeza dusabire, natwe buri munsi twiyegurira Imana, tuvugisha pure, tuganira n'Imana, tunyura kuri Bikira Mariya. wowe wegurira Imana akiri muto, nawe nanjye byakunda rwose, byakunda ko njya kugaruka ku isengesho, byakunda ko njya kugaruka ku ishapure, byakunda ko njya kugaruka ku mubyeyi Bikira Mariya, tukamusaba kugira ngo dusabire. natwe imitima yacu, imibiri yacu iraba ingoro y'Imana dusengeramo buri munsi. mubyeyi Bikira Mariya, udusabire twebwe abana bawe buri munsi. Kwisi Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.